Amahoro y'Imana mwese aho muri hose abadukurikira inshuti z'ubuzima n'Imana yabuduhaye ndabashuhujije kandi mbifurije ibyiza byose Umuremyi atanga ntimukagire ikibi muhorane ibyiza. Rero nk'uko umuhanga mu by'imikoresherezwe y'ibimera bivura Irene Grosija abivuga, indwara ubundi ntago indwara ari ngombwa cyane mu buzima, cyane cyane indwara zimwe na zimwe ziterwa n'ibyo tugenda duhura nabyo. Hari ukuntu umuntu yazirinda ndetse arabyita rwose ko ari kuba wakoreye Imana nabi, wagenje nawe umubiri, wariye nabi, wakoze ibyo umubiri utakunze ku buryo bigukururira indwara. Akavuga ati rero maradi nk'uko mu rurimi rw'igifaransa bivugwa maradie, donc wababaje Imana, niyo mpamvu byagenze gutya. wababaje Imana, urya birenze urugero, urya ibidakwiye, udafata neza umubiri yaguhaye, ariyo mpamvu nyine wafashe uyu mubiri. Rimwe na bimwe tubyumvikanaho kuko ntari indwara zimwe na zimwe ndetse nyinshi cyane twakwirinda iyo dufashe ubuzima bwacu neza. Uyu munsi rero nanjye nagize ikibazo cyo kubabara mu mihogo kuva ejo, ariko uburyo nakoresheje mbyirinda byamfashije cyane. Nifuje kubisangiza ndetse no kubibika mu gihe nzongera kugira icyo kibazo, kuko nagize ikibazo akenshi nkora ibintu ejo bundi nakongera kurwara nkaba ntakibyibuka uko bikoreshwa. Ubu rero ni uburyo bwizewe bwo kubika ibyo nakoresheje nkazongera kubikoresha ubundi, cyangwa n'undi muntu wese ubyifuza bikaba byamugirira akamaro. Turagiye rero mbereke uko nabikoze. Ubu ngubu ntabwo nkiri kubabara mu mihogo rwose, kanabikoze inshuro zigeze kuri 3 ahari ibyo nakoresheje. Hari byinshi rero wenda bishobora kuba bitari mu Rwanda cyangwa mutazi aho biri, mwajya mubituma, ndababwira igiciro cyabyo, mwajya mubituma tukabibashakira tukabyohereza, kuko hari byinshi byo kubitunga. Ndaza kuvugamo bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude ni ibintu biri naturere bikoreshwa mu bintu byose kandi bigafasha cyane cyane cyane. Abajyaga rero bambaza ikibazo cy'amenyo yanjye y'umweru, nta bindi ni bicarbonate de soude nkoresha nkakimongera kuri korogate. Ikibazo cyo kuba wabyimbirwa mu nda, akayiko kamwe mu mazi ukakanywa birafasha cyane. Bicarbonate de soude ndayikoresha mu bintu byose, mu koza izi nweri zanjye, mu bintu byose. Umudamu wese agomba gutunga bicarbonate de soude. Ndaza kubabwiramo kandi umunyu w'inyanja, ubundi n'igikukuru. Umunyu w'inyanja rero urawuvangamo n'iyo bicarbonate de soude, nta n'ikindi, n'ibyo bibiri tuvangamo n'amazi ndetse na kamomire. Ni uturabo tw'umweru, ndibaza mu Rwanda tuhaba, twitwa kamomire. Njye nakoresheje iyo bita kamomire romaine. Ibyo bintu rero ndaje tugende njye kubereka uko nabikoze. Murakoze. Ngaka rero akayiko ka bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude ni iyi ngiyi nkoresha, sinzi niba muyireba neza. Donc ndafata akayiko kamwe, donc ndafata n'akayiko cy'umunyu. Umunyu murawureba, umunyu utari traité, ni uko nguko gusa, umunyu w'umukara rwose ubona ko ari umunyu ubikora, ndetse n'amazi ndabivanga neza nkashyiramo kamomille. Murabibona ko tubikora, tukabivanga neza cyane bikabyara ibi ngibi. Umunyu ukaboneka iki. Iyo turangije rero nta bindi ni ukubifata ugafataho intama imwe. Iyo tumaze rero kubigira, turafata intama imwe turakanywa. Inshuro ya kabiri voilà. Ngibyo rero
uko wakirinda kujya gufata imiti y'amantibiyotike, kuko amantibiyotike nubwo yica bagiteri imbi ndetse n'inziza ntabwo azisiga mu mubiri. Ibyo rero bigatuma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka, ukaba urivuye ariko witeye ikindi kibazo. Ariko ibi ngibi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bikoreshwa unarya unanywa icyayi, ni ibintu tubasanzwe dukoresha, ni ibintu bidashobora kugira icyo bigiraho ingaruka ku buzima. Ubu rero nkabanirinze ikibazo cyo gufata amantibiyotike no kujya kwa muganga. Ejo muzajya mu kazi meze neza rwose nta kibazo, kandi ikibazo cyari cyatangiye kwa gatanu, ejo niho nabikoze. N'uyu munsi nta kintu, nta kababare na gake ngifite mu mihogo, numvaga njine rwose zimereye nabi. Ngaho rero mugira amahoro, murakara.